Guys, muri iyi video ngiye kukwereka ahantu ushobora gukura background music zo gukoresha muri video zawe postinga kuri social media. Ni music idafite copyright n'imwe, uzikoresha neza nta na kimwe wibazaho kuko nta copyright zifite. Abantu benshi barazikoresha muri video zabo, waba uri kumva video cyangwa se kuyireba ukumva ni nziza cyane bitewe n'iyo music irimo. Muri iyi video rero nicyo ngiye kukwereka ahantu ushobora kuba wazikura. Icyo usabwa ni gukora nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, nkakwereka uburyo ugomba kubikora step by step paka uyigejeje muri gallery yawe, ugatangira kuba wayikoresha muri video zawe. Tugiye gutangira rero, ikintu uri bukore turakoresha browser, yaba ari Chrome cyangwa se Opera cyangwa se indi browser waba ukoresha. Urabona ko ngiye nkoresha Chrome, dore ni iyi ngiyi ndazanye kandi gutya. Nimara gufunguka leta nza muri searchingemo ijambo YouTube Studio. Ushobora kwandikamo ya na tab gusa itazamo ijambo YouTube Studio, cyangwa se washaka ukaryandikamo ryose. Ryamara kuzamo ugahita urikandaho. Uyu umaze gukandaho uhita uza ukabona hano ino website bari kukwereka kuri Google. Kanzini tunga gafresh kugira ngo twese tuyibone, dore ni iyi ngiyi. Ikintu ukora ni ukwita uyikandaho. Nyuma kwikandaho ugategereza akanya gatoya bikabanza bikarodinga. Urabona ko bigiye gufunguka. Hanyuma byamaze gufunguka, ikindi kandi nanone hari igihe ushobora kwandikamo YouTube Studio ntibibe ngombwa ko babanza kukunyuza kuri website, bigahita bitungukira no muri dashboard ya channel yawe. Niba warakoze login muri Chrome cyangwa se mu yindi browser wishyiramo channel yawe. Urabona ko ngiye nayimaze kuhagera. Numara kuhagera urabona ko hano ni muri dashboard ya channel yacu bisanzwe. Ikintu turi bukore turahita tuza hano ku ruhande, uze kuri tuno tuntu kandi kuri kano kanyuma kano natunze aga fresh, niko uza ugakanda kugira ngo ugere aho ngaho ugiye kukwereka. Kandaho gutya tugeze akanya gatoya, nimara gufunguka urabona ko bigiye gufunguka. Nimara gufunguka ndakwereka ikindi uri buze kuba wakora. Guys, kora subscribe kugira ngo tugendane neza. Hanyuma nako byamaze gufunguka, turi kuri kano ka option ka nyuma bita audio library. Ikintu uza gukora ushobora kuza gusanga kano karongo gatambitse kano k'umukara kari hano kuri sound effect cyangwa se hano handitse ngo style. Ikintu ukuraza kandi hano kuri music nkuko bimeze, hanyuma uze kugera ahantu hari music zingana gutya. Izi zose uri kubona, izi zose music ushobora kuba wakoresha zidafite copyright. Uraza wowe noneho ushobora kuzominga ukaza wumva uburyo music yawe imeze, ukaza kuba wahitamo ishaka kudownload. Dore urugero ko ngiye guhitamo iyi ngiyi bita God for the Ghost. Ndazanye kandi gutya. Iyo umaze kuyikandaho ubona ko hahita haza hano ku ruhande hazo akantu ka download. Ahangaha dore hano utona ko haje akantu ka download kuko twamaze kwikanda tugiye kuba twayidownloading. Ikintu ukora rero tuzi ugakanda hano kuri download, urakandaho gutya. Numara gukandaho utegereza akanya gatoya, urabona ko batubwiye ngo downloading file downloaded. Ni ukuvuga ngo ya music yacu twamaze kugeza muri gallery yacu cyangwa se muri file yacu, tugiye kuba twayikoresha muri video zacu dupostinga kuri social media zaba YouTube, Facebook, Instagram cyangwa se TikTok. Zino zose rero uri kubona hano zose nta copyright zifite. Uraza ukarebamo iyo waba ushaka yakubera nziza bitewe na video zawe ukora, uburyo zimeze cyangwa se quality ushaka kuba wazikoramo. Ubu twamaze kuba twadownloadinga ya music background yacu twakoresha muri video, ubu yageze muri gallery yacu. Tugiye kujyamo turebe ko yamaze kugeramo. Ikintu uri bukore urahita uza muri gallery yawe cyangwa se file yawe ufungure. Urabona yuko bayisobanurira ko yamaze kuhagera. Dore ngiyi hano bayita God for the Ghost. Ushobora kuza no muri audio ukayikandaho gutya,
ubona yuko ari iyi ngiyi ya mbere, iyi ngiyi ngo just now nibwo tukimara kuyidownloadinga, tugiye kuyikanda tuyumve neza. Uraza ukanda uyipureyinge, kanongere ijwi. Guys, ngira ngo uri kuyumva neza ko ariyo twamaze kudownloadinga. Hanyuma rero iyi nta copyright n'imwe ifite, ushobora kuba wayikoresha muri video zawe kugira ngo zirusheho kubaho nziza, ukipostinga kuri social media platforms nta na kimwe wikanga ku bya copyright. Ubutaha nzabereka uburyo ushobora noneho kuyihuza na video, ugafata video yawe wakoze uri kuyikora muri CapCut cyangwa se InShot, ugahita ushyiramo iyi music ukabihuza, maze ibintu bikagenda neza. Iyo twabonye neza ko wakoze subscribe, like, share na comment kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha tukugezaho. Niba ari ikibazo ufite ucyandika muri comment, turagufasha.